Ladies and gentlemen, we are now hitting the road. Tugiye Musanze mu Majyaruguru. This is Getto Poetry, stories of home. Nkuko bisanzwe rero, tugiye kureba stories ziri mu Majyaruguru, tugiye kureba how is the life to share with people who live there. Rero timu yacu nayo natwabukereye, iyi ni imihanda yo mu Majyaruguru. Na hano mu misozi miremire cyane, nimba utarahagera urabona uko bimeze. Twageze kuri Nyirangarama, na gapoze gatoya, turahagararira like 15 minutes to refresh. Nyuma yaho ubundi dukomeze urugendo. Urabona ni ya misozi yo mu Majyaruguru. Tayari twageze mu mujyi ubu ngubu. Welcome to Musanze City. Twarahageze bisanzwe. Abahungu uratubona turimo turava mu modoka, duhita duhura kandi na team. Iyi team iri random, ntawe twahamagaye ngo turahura, it's just random nkuko bisanzwe. Getto Poetry, it's a random project. Turaza tugasharinga stories with everyone. Karibu Getto Poetry. What's up guys? Mumeze musaza? Byo na mahoro. Spirit ya Getto Poetry uyu munsi turi hehe bro? Musanze. Umunsi ni Musanze, urabona abahungu turi tayari. So we'll be sharing stories of home, the perspective, what we think about this life. Ni karibu rero, ariko reka mukitatangira duhereza. Okay, uranatwibwira ubwo batakuzi. Ubundi utangira duhereza lines of poetry. Nitwa Mukhtar, aka the poet. So these are small lines about my favorite poem. It's called World of Confusion. Welcome to the world of questions, where the social medias are the solutions, where we are simply driven by emotions, living in shadows of directions that won't take us to any junction. Welcome to a life of celebrations. Congratulations with no intention of separation. Yeah. Word of confusion. Word of confusion. And I sometimes confused by confusion. Yeah. So this poem, I know, let me start. Then you gotta give me the ideas about it when I'm done. Yeah. Dear God, I wasn't born in Green, and most of my conversation with your men always seems to involve one woman. I am not a porn star, but these women always echo my ears. I've been hitting so hard, even my own mother tells me I hit it hard because I look too thin. If Adam and Eve ate the apple, that means I raised the rotten one. Like in the hoard's house, she's saved by another now. I'm too fucked up, you can hear it in my tone. Dear God, too fucked up, you can hear it in my tone. Even my stick flaps like a flag in the wind. Tick tock, rotten left. Masturbation is my nimble. Weed is my rumble. Vodka is my holy word. I broke through the shackles, now I become the minister. Dear God, I'm too fucked up, you can hear it in my tongue. That's it. Yeah, bro. Ubuzima. Ese kuri wowe ubuzima ni iki? Ni intambara? Ni umukino? Buri wese afite ubusobanuro bitewe n'inkuru y'ubuzima arimo. Gusa njye mbona ubuzima ari urunyuranyurane rw'ibibi n'ibyiza, ibyishimo n'ibyago. Ubuzima ni urugendo. Ni urugendo rwisa nta ugenda urwundi. Ni urugendo usoza nta kuzuka ukundi. Nta gushora abandi, nta gushinga imanza. Nta nteguza, nta mugaragu warushinga. Umva, watunga ibya mirenge, wagwiza wahirwa. Ni hahandi ni urugendo usoza nta kuzuka ukundi. Sakwe kundi wandago. So, wakabimenye. Ubuzima bwacu buri hanze, burarangaye cyane nk'inzu yuzuye imyenge. Umuhanga nyawe numenye iby'icyo cyuho, agakunda bose yimika ubumuntu. Akamenya neza ko igihe cye kibaze, akamenya kukigenga yita ku cyo kimaze. Amatika atesha umwanya ahunga wapfa, havamo umwe ntabwo twarya. Ngiyi impamvu nkunda abantu. Abantu bafatanya guhoma imyanya irangaye mu buzima, nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Cyono ngaho mbwira, urumva uzabivamo ku rugendo rumwe?
ngo uzarya iby'imfubyi, abapfakazi n'aba Yezu, guhemuka wabigize umwuga, n'ugukoreye uramwambura ntacyo utinya, gupfa kuba wahaze n'abawe ibindi ubundi, uburiganya n'iryo turufu, nta mahoro waha rubanda, nabo bagushinze urabanyanganya nta kidodo. Shame on you. Umva, watunga ibya mirenge, wagwiza wahirwa, uru rugendo nta mpuhwe, iyi si dutijwe ntitinda gutamaza, ni hahandi n'urugendo usoza nta kuzuka ukundi, mu mahanga nyawe n'umenye iby'icyo cyuho. Cyari cyaratuzengereje none dore turagikize, cyari cyaratuzengereje none dore turagikize. Ibaza upfuye bakamwerekeza n'iyo ndirimbo. Umva, ni koko bakuririmbira heza mu ijuru, burya banarira rwose. Gusa burya ukuri ni ukuri, mu mitima baba baririmba iyindi njyana. Cunga intambwe zawe none nta mukungu w'isi, imirimo yawe iraguherekeza igasigara ku rubyaro rwawe, dore uyu ni mwene kanaka wakundaga abantu. Mbega umurage mwiza. Ubuzima, ese kuri wowe ubuzima ni iki? Buri wese afite ubusobanuro bitewe n'inkuru y'ubuzima arimo, gusa njye mbona ubuzima ari urunyuranyurane rw'ibibi n'ibyiza, ibyishimo n'ibyago. Ubuzima ni urugendo tugomba kugendana mu mahoro twese. Icyo ni igisigo n'isi urugendo, nanacyitiriye igitabo ndashyize hanze mu mwaka ushize. Icyo ni urugendo. Murabyumva? Ubuzima ni urugendo. Ubuzima ugomba gute papa? Agiye no gutangira twibwira. So ubuzima sometimes bifata nk'inyanja y'amahirwe, urumva, cyangwa se impano umuntu ahabwa aba agomba kuba. Ni igihe nyine umuntu aba afite ku isi kugira ngo yige kandi yigisha abandi, kuko nyine iyo umuntu amaze kwiga umwarimu akigisha abandi. Sometimes kwiga nyine biri mu bwoko butandukanye. Umuntu ashobora kwigisha yambaye itaburiya y'umwarimu, cyangwa se kwigisha yambaye itaburiya y'inshuti cyangwa y'umuryango. Sometimes n'amasomo mabi ni ikintu nyine kigaragaza yuko hari ibindi biri muri opposition wabikwiye guhitamo. So nizera rero ko ubuzima ari nk'inyanja y'amahirwe umuntu afite, kugira ni nk'Imana iba yaratanze kugira ngo njye ntabwo mbifata nk'urugendo. Urumva iyo umuntu abifashe nk'urugendo yumva nyine hari ahantu biri, hari n'ahantu bizarangira. Ariko ukuntu mbitekereza njye numva na nyuma y'uko umuntu apfuye bakamubwira iyo ndirimbo zuzuye nawe nyine umuntu akomeza kubaho. Kuko hari statement imwe nigeze gusoma ivuga ngo nyine iyo umuntu akundanye n'umu-artiste ntabwo sinzi niba akugura akazi neza cyane, nyine ko legacy ze ziba zihari. Rero na nyuma y'uko umuntu apfuye njye niko mbizi, kuko ntekereza ko ntabwo byaba ari urugendo rutorera kuri imyaka 40 cyangwa 60, ushaka cyane kugeza 100. Ntabwo mbona nyine umuntu ukunda atangaje, ntabwo byashoboka, ntabwo byabirangiriye hari, ntabwo byabirangiriye hari. Iyo yose hari ibindi bintu biri beyond nature tumva, ariko nuko mbyumva numva nyine atari ibintu mwakoze. Nitwa Kwitonda Ange. Nishimiye ko nk'umu-artiste ni indi part ya art nayo numva ari uburyo bwo expressingamo ibintu byinshi bitandukanye, emotions. Nk'umu-artiste usanzwe ukora art? Yego, gushushanya. Okay. Ubuzima njye mufata nk'amahirwe. Ntekereza ko nyine hari izindi soro nyinshi cyangwa ubundi bugingo bwinshi budafite imibereho. Hari undi muntu, hari igihe baguha amahirwe runaka bakaguha umuriro kujya ahandi hantu ukagira ibyo ugomba kuhakora runaka bikarangira ishyamba rigasubiraho kudututse, kuko nanjye nemera ko umuntu adapfa, duhoraho, niyo kamere numva duhuje n'Imana. So rero ntekereza ko it's a matter of yo kumenya
icyo ugomba gukora nyine muri iyo lifetime wahawe niyo span runaka ufite byanze kunze harimo task ariko itanditse ahantu nyine na misiyo aho ukoze misiyo babaye kwa misiyo ya mbere wari gushaka icyo uje gukora wamara kucyumva ukagikora rero ukabona nyine n'abandi bagakomeza so njye nuko mbitekereza rero ni muri urwo rugendo rwo gushaka icyo ugomba gukora hazamo abandi niho interacting n'abandi bantu ikintu cya mbere gifite agaciro mu buzima ni abantu kuko almost ibintu byose dukora ntabwo twe tubyikorera dukenera abantu tuvutse hatari undi muntu kuko ushobora kuvamo utaramanuka ukeneye umuntu wita ku mubyeyi wawe umaze gukura wowe ubwawe ukeneye umubyeyi wawe kugira ngo ubeho umenyere ubukene urwaye ugeze igihe cyo gushaka ukeneye undi muntu uzabana mu rugo urakomeje urarwaye ukeneye umuntu kwitaho urapfuye ukeneye abantu bo kwitaho wanapfuye still misiyo yawe irangiye aho ngaho ukomeza then nyuma yaho ubwo ntabwo ndamenya uko byifashe ariko ntekereza ko naho bikomeza nyine hari ubundi buzima rero umuntu nyine azongaza ubonye hari icyo ushoboye kurusha abandi muza akareba n'icyo ngeri kumfata ubuzima iyo umaze kudetermininga icyo ushobora gukora neza kurusha abandi nicyo ugomba kugikoresha noneho ukagira nawe agufasha njye nibaza ko ari gufata ubuzima nyine na ubuzima wumva ni frame time frame runaka ufata nyine ugakomfesha muri ibintu runaka yeah poetry wayivuga nanjye nitwa Shalom nishimiye kumva ko hanze zanyu nziza cyane n'ibyo kabisa poetry I would say ni ikintu cyiza cyane ko sometimes umuntu avuga poem kumva uri kuritinda nawe ibintu ari kuvuga ni ibintu byawe kumva ahantu ukoze n'umutu nk'ibintu wenda uba ufite muri wowe wenda utarasharinga n'undi muntu wakumva undi muntu ari kuvuga muri poem amahirwe menshi ubwo nawe hari experience aho bifite ukumva ni ibintu nyine biri guklikinga dots ziri guhura rero I think poem ni ikintu cyiza nubwo wenda tutari byaba develope cyane ngo abantu nyine babona bajya ahantu hari space ya poetry henshi cyane ariko I think ni ikintu cyiza cyane kandi please it's very indicative kuko nka poem wavuze hari akantu wavuze mu buzima burimo imyenge cyangwa se gaps nyinshi which is true and our task is to try to find those gaps and fill them so we become complete kumva ahanini umuntu ari kuvuga poem aba ari no kwigisha kumva ni experience aba yaranyuzemo y'ibintu imuha perspective y'uburyo abonamo ubuzima akabisharinga n'abandi bakigira rero I think poetry is very educative ni ubundi buryo nanjye ni enjoy kubona umuntu ufite indi perspective ugena afite ibyo ni bimwe hari n'igihe umuntu ashobora kugufasha nyine kugufasha kwimaje agakritika artwork yawe ubasha kubwira ngo batwikape buryo bitekereza gutya nawe iri mukuri ibyo atekereza n'ibyo nubwo atari byo nawe batekereza wenda gukora iyo neza ariko ufite ukuri kuzuye nanjye rero nishimiye kumva perspective y'ibyo ashobora ku-expressinga feelings ze ubuzima uburyo abona ibintu njye ntatekerezaga gutyo ntanabasha no kuharanja mu magambo meze gutyo ariko still wumva uvuga ariko ndikumva nubwo ari ijwi rye numva nanjye nk'ijwi ryanjye ari ryo n'ijwi ry'undi muntu uri kuvuga ariko ibintu byanjye byano kumva numva nyine ari nko ni impano nziza poetry ni impano nziza nkeka ko hari simbizi ariko mba numva poetry itari ya nyirayo gusa itari poetry numva ari ni ibintu abatumikiye twese niyo mpamvu hari tunayikunda kuko uvuga ibintu biri byo ariko mu magambo tutabona nkuko n'undi nawe afite indi mpano yo ku-expressinga ibindi bintu dutekereza twebwe nabasha guprintinga mu mutwe wanjye nkabishyira kuri canvas ukabibona akabijya ari bwo mpamvu naza gakunda hati wakavuga ni kabisereza neza natekereza yego abantu bose bandika amafaranga menshi maze kubona
cyangwa poetic person nta muntu n'umujyi itangizwa n'ijambo ABC yakoresheje diagram muyibaza ibibazo byinshi cyane ku buryo nyine nanjye njya nibaza ngo aba bantu ubungubu ibintu babaza ubwabo nyine kubera iki iyo content ihora yirepeta ibibazo byose mubaza Imana kuko muba mwumva ari yagakwiye kubibazwa cyangwa sometimes n'umuntu uri next to you ushobora gusobanurira bimwe na bimwe mu byo bibaza cyangwa nawe ushobora kuba ufite ibisubizo by'ibyo bibazo iyo utangije iyo content diagram igiye kuyibaza cyangwa igiye sinzi wenda haba hagambiriwe iki cyangwa nkaho umutima w'umwanditsi uba ari ubu kuri icyo kintu. Episode ya mbere twakuriye mu wese artist cyane Black Eagle umushinga wanjye ariko ngo yahise ambaje ariko umuntu ku munsi w'urubanza Imana nyine izakira ko aho mbona ntabwo izamukira kuko hari aho nyine abona abayeho nabi kandi bihari cyangwa ari byo tugeraho abandi bageraho we cyangwa gutyo kumva so ngiye kubaho kuri drone impamvu nyine ngewe nta hano nari naratanye kumva nari naratanye sheni ndi na Paul niko natanye so hari twese twavukiye muri God-fearing household twabuze nyine aho the books zifite umuntu kubaho gutya kumva so ntagomba kurengera hano so ngewe rero iyo carton nari narikuyeho n'umwaka n'umwigire aho ngewe nabikuyemo iki n'iki byamye kumva so byaba ku bijyanye na sex ntabwo njya ntinya kubivuga kubera ko icyo kintu twese tugirwa ikintu gasinze impamvu ndabona wahe kumva sex is cool it's life hazamo bya masturbation kumva so wakoze ni gake ko umuntu akura akavuga myaka nka 15 hejuru batanyuze muri icyo kintu muri segonderi nabyo cyane kumva masturbation areba se byamara iki wenda ntakoze kumva kuri the vodka n'ibyo ngibyo so kubera ko Imana ari beyond understanding cyangwa aricyo twemera muri kumva birenze ibintu byose twemera ko Imana yaturemye kumva so dufite ibibazo byinshi byo kwibaza byinshi cyane so ntabwo twabivuga hari igihe kigera rero umuntu akaba desperate agatakara cyane then cyangwa bitewe n'ibyo ashaka kugeraho n'amahirwe ubwo ngubwo y'abantu so bitabaye rero kumva ntabyo ibibazo bibaye kubera ko nizera ko life is a crazy ride ni urugendo rugoye sana nyine umuntu ahuramo n'amashards menshi ahuramo dufite perspective wakubita nyine no gupanshinga ngo kubabara hano ugakomeza so kibaza impamvu kandi nanone no kwibaza impamvu utari guhagarika gupanshinga kandi uri kubabara so ukaba wakomana ku kiri kupanshinga ameze nk'upanshinga so at the end of the day when you become successful you don't even think about this question you used to ask that, but it's cool now. Yeah, it's cool. We used to say that struggle sometimes is a blessing. Yeah, so question since ufite kubaza poetry iyo expressing feelings zawe mu poem urabona gufasha igisasa ni ihe bigukora ni iki biguhinduraho kubishyira hariya hanze ufite intentions ziwe why do you do poetry icyo kibazo bwanjye iyo umuntu akoze poetry mu kwezi kwa poetry
utangira uri kwiyandikira wowe benshi cyane kwandika kuko urumva ijambo ubusizi biba kursiga gusiga like going beyond kugira kubona ubuzima nabwo kugira isasa kubyuka ugagerageza gutekereza ndi beyond hanyuma ukisanga noneho wowe wabikoze kuko baramugari bishaka ngo uje gukira indwara ukadmitinga ko mfite igikomere ngiye kucyandika hanyuma wowe ukisanga nanditse ikintu ari ngewe yandikiye ariko ugasanga no kuba ngo uje gukira indwara abandi bantu benshi bafite iyo ndwara noneho wowe iyo hari level ugeraho ati noneho ngiye kureka kwiyandikira kubwanjye kuko story ya mukutari ntabwo yarenga page 100 kandi ngomba kwandika buri munsi niyo umuntu yasuye poem ko ati yamfashije gukira ntabwo nzafata umuntu nanafashije gukira hari n'abandi benshi bakeneye gukira so it all start kwiyandika kuri wowe hanyuma ukajya kwandika ku bandi bantu kuko hari ijambo nkunda kuvuga ngo I didn't choose poetry chose me akenshi aba poet benshi muri twe utangiye utazimenya ibyo gukora wumva ari ibintu muri weird cyangwa se ari ibintu akenshi ni kuko nkanjye like let me tell you a story nitangira kwandika nefite the whole agenda uze poet ariko umuntu araye umunsi umwe nyine ndarakara cyane because it was my personal stories ariko aravuga ngo this thing wanditse cyafasha mu buzima bwawe cyamfashe mu buzima bwawe so ntangira kumva ko ibintu ndi kwandika is not about me gusa hari n'abandi bantu bakeneye ko bakira so ugatangira no kuba wava muri iyo cycle yo kuba ngo wanditse ikintu yagisha ukagerageza kugishyira hanze uko nagita nkaho iyo umuntu yanditse poem kuko kenshi umuntu ayisoma kuko muri DM tujya tubibona and like turaziranye nawe tunabose nese ku cyo story yanjye ukibaze what ku cyo story yanjye ni this is the thing nashaka kwandika kuko akenshi wenda ukunda kubivuga ngo aba poet benshi twandika ku niyo sense ukunda kubivuga ariko usanga ko ikintu cyagucigarinze ni cya kintu cyaki kugutwika muri wowe utabasha kugihisha ukisanga wacyanditse hanyuma bakagira ngo ukandikira n'abandi ikibazo ubwo nyiri kuri iyo urakira niba kwandika yego hari igihe ikintu kuko ntabwo navuga ngo hari igihe byandika byinshi aho kugira ngo ukire ugasanga nawe uri kwikomeretsa hari ninabyita nkaho hari nabyita nka time ugomba kwira hagati ya poem n'indi bitewe na emotion mwanditsemo uko kugira ngo wandike poem umuntu ayikunde nuko wagiye muri wambaye isura ye ni wambara amasura menshi icyarimwe bizajya ngo bikuvange so urandika ugafata time ukiha uko hari n'igihe umuntu avuga bibaho cyane mu muntu akunda poem yawe ngo yindi zaza byari akakeka ko ikintu bitandika ku kanya n'ibindi ariko kenshi bisaba kubanza ukajya muri uwo muntu ese iyo umuntu afite depression kuko ari nk'igihe nandika depression nako ati warapfuye kandi atari ngewe yo kwandika ni kwandikira undi muntu so niba nanditse muri depression umunsi n'ejo wandikaho n'undi munsi wandikaho ushobora gusanga ujya kugizaho efe nyine ni ukumenya niyo nanditse ku kintu niye pose ndashyira mu nyine kugira ngo nandike ikindi kintu nongeyeho gatoya ku kibazo ndikombinye byombi bibarije kimwe hari umupoet witwa Maya Angelou niwe yavuze ikintu gikomeye kuri iyo topic avuga ngo there is no greater agony than bearing a story inside you and bearing an untold story inside you. Urabona hari imbaraga ziri mu gusharinga nimba hari inkuru yanjye nimba hari inkuru yawe nk'uko twicaye aha muri Getto Poetry tuganira ku buzima hari ukubohoka kurimo uku kuntu rero twandika nk'abapoet nk'uko mugenzi wanjye Mukutara bivuze inkuru yandika ukayishyira hanze abantu bakayisoma cyangwa nawe ugasomiza abandi ukavuga kumbi ntabwo ari njyewe wagonga igikuta njye nyine hari n'undi wakigonga umva hari imbaraga ziri mu gusharinga stories ukumva hari undi muntu musangiye ikibazo ariko ikindi gito nakongera wenda ku cyo bifasha umupoet there is this thing of satisfaction birareba nk'iyo ufashe telefone ufite ebyiri ukayiha umwe ugasigara nimwe undi ukagira telefone umwe icyo kintu kiri ku mutima sinzi ko nawe n'amagambo abivuga ariko iyo satisfaction wiyumvamo I contributed something important wenda ku muntu wari ugikeneye koko icyo kintu wafashe ukagiha isi iyo satisfaction iri mu mutima ni naho warubajije ngo urakira koko pe urakira kuko ni urugero se hari ibintu by'ama relationships bikunda
ku breaking imitima yacu urabizi iyo nabyanditse for sure nta cyumweru njya mbimaramo ibyo kubabara n'iki biba byagiye kuko umuvandimwe araza akabisoma akambwira siko nanjye byagenze uko already turasharinze ubwo nakize hari imbaraga ziri mu gusharinga stories. In addition to that, I mean I can always speak for myself, but there are people with me. I believe that poetry is, therapeutic for for a poet, for we the poet. There is every time when I write, I feel so pain and everything is in my heart. So I'm sure I could it's magic. You just want to it's hano everything must be intelligent. So that's njyewe share muri ya gatoya ibintu makumyabiri na rimwe hari kampani nakorera ndani hari yuri gukora nyine gukora hamwe gusa ibintu byose nyine nibwo igitabo natangiye kwandika njye ntabwo nzi kwandika urumva njye nandika gusa itariki umunsi byangize n'ibyaha urumva ndi kubwira nk'umwana njye mfite biyasani niko natangiye numvaga n'umwana nabwiraga umwana papa wawe umunsi byagenze gutya na gutya nabiye n'iyi kesi nta kintu nyine gihishe urabona mwebwe mwandika mwandikira metafora uburyo umuntu yabisoma ari buze gutakara nyine nawe akiyumvamo ariko njyewe byari ibintu nyine biri obvious umuntu ushobora gusoma akavuga ati ku itariki n'iyi Fabrice yahuye n'ibi urumva nari mfite umukobwa dukundana nyine kuri iyo topic ya relationship sometimes nyine hari igihe twavuganaga nkumva ntabwo turi guhuza nuko mindset ntabwo zari zihura handikira uwo mwana nyine ntazi amubwira ati mama uyu munsi yambwiye sinyumva urumva ariko nyine namara kubyandika mugani uko babivuga nyine uryama wumva uri nk'umuntu waruhutseho gakeya ntabwo ari burundu kuko iki kintu kiba cyakemutse ariko uba wumva uri umuntu wabaye nk'umuntu uruhuka kugeza igihe nyine naje kuvuga ati ibi bintu nyine byari bimaze kuba byinshi nikona buri munsi urumva buri munsi wandika nari mfite iyo rutine nyine byari na byiza ko byamfashaga nyine guhita niyereka abantu ntangiye gutekereza ahubwo ngo mbikore mu buryo bwa professional nshaka umuntu yandikire ndahagarika nagira indi stage yo kuvuga ngo bya bintu bindi muno nzajya nshaka umuntu bijyanye urumva nyine zose ni inzira zo gukira mugani nk'uko bavuga nyine iyo niyo arabivuze mpita nibuka ukuntu niyumvaga muri 2021 kuri ibi hari ibintu Fabrice avuze ukuntu y'abakobwa turi kwandika muzimize kandi niyo urebye ko ubusizi mu Rwanda cyo bita ubusizi birazimize ariko nanone n'uwabaye answered kuri icyo kibazo nanjye kubaza kuki muzimize ariko hari ikintu musobanuye avuga ati iyo umupoeta ari kwandika poem aba ari kwiyandikira kugira ngo we akire cyangwa se akire ibintu biri hanze nubwo eventually bishobora gufasha abandi ariko in the first place niyo bari kwiyandikira sasa hari ukuntu Gamfrey hano atubwiye ko hari igihe wandika poem uri muri shoes z'undi kuki uzimiza sasa kuki habaho kuzimiza kandi koko uzi ko bishobora gufasha undi muntu ariko communication cyangwa se uburyo watambukije muri iyo poem ushobora gutuma umuntu uri bwo usome iyo poem yawe ashobora kutiyumvamo kandi message yamureba ariko uburyo utambutswemo bwaje ibintu message kandi abantu benshi they are not poet reka nsubise ikibazo kiriho ari nabita nkaho hari poetry yabayeho kera nabita nkaho ari ubusizi nyine byabaga ari nko kubika amabanga y'ubwami so bakandika mu magambo ajimije ko hari nk'inuza ari nk'inkuru yitwa ni poeme ya Alexis Kagame yitwa Indyohesha Birayi aho arata ingurube ariko yashatse kuvuga inka so it was some yari style kuba babika amabanga y'ubwami mu buryo bw'isaka ariko ubu ngubu poetry yarahindutse niba ndi kwandika poeme
ndavuga se iyi poeme ngiye kuyandikira abantu cyangwa ngiye kuyandikira ibyo ari byose niba ngiye gusohora igitabo sinzi uzagisoma sinzagisoma cyangwa se uzagisoma nabyita nkaho ni nka zimwe stories turi kugerageza aho wandika poeme uri kuzimiza ariko ukamenya ko umuntu ugiye gusoma iyo poeme hari ikintu aza kuza gukura ko niba ndahera kuri ku murongo wa mbere njya ku murongo w'ijana ugasanga nta kintu kimwe wumvishijemo definitely na page ko cyangwa ntabwo uzayisoma turi kuba wavuga uri kuba ntabwo uzavuga ngo byose byasase hanze ngo niba wenda ari ibinduza niba ari amagambo ari sacré byose bisize hanze ariko ni ukuvuga ati umuntu yaje gusoma no poeme yanjye kuko n'ubundi niyo ari ugukira ntabwo tubwire ugiye kwa muganga umuntu aguhaye wenda abaganga bafite imiti yabo arayanditse ntabwo wenda gusobanurira turajyanga baguha n'umuti ntabwo uzi icyo uzawukoresha kuko nk'uko babivuze poetry ukoresha uburyo bwo gukira noneho wowe kuko hari nabyita nkaho sorry to say so abantu bita nk'abakonservateri agashaka kuba yakomeza bya bintu nyine ariko nanone kubiha abantu hari generation turimo n'inkoresha amagambo yakoreshejwe mu kinyejana bishize ntabwo uzagucana cyane imihanda uzasanga icyo mwavuze poetry ntabwo iri gutera imbere kuko nyine adaptability ntabwo uri kwitwara nkaho nyine generation igezemo niba ngomba gukoresha slang kugira ngo mve iyo poeme cyangwa se ngo ubutumwa ndayikoresha ntabwo kuba ngo ndabakonservateri kuko icyo kintu kuko cyabaye restoringa ya poeme nyine ya culture poetry ariko nyine iribaye nabita nkaho iri modifiye nongeyeho gato navuga ko urumva no Fabi yari yabikomojeho hari igihe kuzimiza ni kimwe muri part cyangwa mu bigize poezi bigize ubusizi kuko hari igihe wavuga literally nyine ibintu uko bimeze nabisohotse ndakata ndazamuka mu by'ukuri ukumva nyine ni inkuru ireba umuntu runaka specifically ariko hari ukuntu ibyo bintu wabivuga mu buryo butari direct ku buryo buri wese yumva ari inkuru ye navuga ko biri mu bituma urwo rurimi uri kuvuga ruba rusange ku buryo buri wese arwumva kandi ikindi nanone buriya ubusizi butandukanye n'ubundi buhanzi kure kuko usanga nka music uragenda mu kabari barayikina wariyembera ariko usanga nka audience yacu aba poet ni ahantu baza ahantu hatuje bakumva ari no mpamvu umuntu abakeneye koko kumva nayo magambo usanga kuri ya poezi banayikoresha no kumenya ururimi usanga umupoet uvuga mu kinyarwanda agomba gukoresha ikinyarwanda cyiza hana gupapira kubishakisha agomba kubuza urwo rurimi nimba ari mu cyongereza akoresha icyongereza cyiza igifaransa nanjye nyangunda kubwira aba bagenzi banjye ntabwo napfa gutekereza mu gifaransa byarananiye ntabwo natekereza mu gifaransa ubwo kandi nanone kuvuga ngo urafata poeme yitranslate mu gifaransa irahinduka usanga rero bisaba ngo guhanga especially ubusizi muri urwo rurimi bisaba kuba urwumva kandi mu by'ukuri ugakoresha imvugo ijimijemo ntabwo bigomba kuba cyane nk'uko Mukutari yarabivuze kuko generation turimo si niya kera ariko mu by'ukuri ku buryo buri wese ari bubyiyumvamo point nani nshaka kubazaho twabajije ikibazo kivuga ngo ubu ubuzima sibyo nyine akero kajya mu garura namwe twumva uko utekereza ubuzima tu nizere ko njye nabasubije muri kiriya gisiga urugiragirane rw'ibibi n'ibyiza yarasubije ngarutse inyuma gato kuko navuga yo kuzimiza ko gisinzira imbaraga zimiza ndikumva kuko ngiye mvuga ko hari amagambo aza mu mutwe nkandika nakumva ntayabyinisha none nkahita nyaho ubuzima n'imitima so iyo maze kuyaha ubuzima rero sinzi mbega nita kuzimiza gusa ngiye mbifata kuko ariko byaje so urumva ujuka ndagukunda nzakujyana ku gisenyi n'ubuvuzi ati nkumbye ko bisiga amavuta ukajera amatwi so bazatwedukira no bwoko cyane ni ku kazi kacu n'ikinisho ubwoko so biragoye kwinjira mu mutwe w'umuntu so hari tricks zikoresha ibyo benshi bita kuzimiza abandi
hari sinzi uko bwita ku kijyanye n'ubuzima rero cyo bitewe n'uko isi yubatse njye mbona isi yubakiye kuri fantasy ku bintu bitabaho bishishagirana tubona bishishagirana ariko bitari nk'uko diplomate yavuze ngo ya masaha hamwe n'ikibazo tubona yamuze ntabwo nyine ukunda kubuzima so biragoye ko umuntu akora ngo fenomeno so gusa I believe that if you want a better universe so you got to create yourself too so mu buryo butabangamira abandi butangiriza abandi nta muntu wese ejo hazaza nubwo abapoets we predict the future but nyine tupfa kubivuga ukabona birabaye ariko nta muntu uzi ejo hazaza tuba tuzi ahashize menya fenomeno y'ubuzima ibyo tuzi ibyo tumaze ibindi byose tuzi ibyo iyo ikintu nasobanura ubuzima n'umusozi ugira gutera no kumanuka ariko ntibivuze ko niba waratereye uzagira amanuka ubuzima bufasha mu bice bitatu hari igihe uzaterera umusozi ukanawumanuka ubu nyine bigize n'ibi hari igihe uzawuterera ntuwumanuke ibibi gusa twabona ubaho ukagira ngo yarakasiwe kuko buri gihe nta mahirwe n'amakigezi akaba n'ubundi buzima bwa gatatu bwo kumanuka gusa ukabona umuntu yaravutse nta kintu akora na kimwe ariko yarabigiye ibintu byose niko nsobanura ni umusozi bamwe ushobora kuzamuka ukamanuka cyangwa ukazamuka uwo muntu azanagerayo cyangwa se ukanabaho umanuka gusa nyine bworoshye gusa niko nsobanura ese bwo bwihitiramo abantu yego ubuzima hari indirimbo neza ya Masaba bavuze ngo ni nako Jumvore avuze ngo ubuzima bw'umuntu harimo byinshi bitaboneka abura ngo kwishima no kubagira aho describing ariko ntabyita nkaho ubuzima ni awangu harimo abavukanye imbuto nyine ugasanga umuntu avukanye imbuto nyine just like nowhere navukanye imbuto nta stress zagira mu buzima undi ukagira ngo nyine ntawe ubwo buguhitiramo nyine uzabaho abo uvuga inzira ye yarabateye yego ariko nanone ibyo ntibivuze ko uzavuga ati niba narakasiwe bivuze ko ugomba guhora ugerageza niba uri kuzamuka uwo musozi igira icyizere ko uzagera nko kumanuka wenda n'ibyanga ko wagira utahagera byibuze uba waragerageje kuzamuka kuko nanone ntabwo wavuga ngo niba mvuze ngo Kalisine ni ndende nzabyumva ko indende nayitereye kuko ninayiterera burya tuvuge nk'urugero niyo umuntu avuze ngo hari umusozi undi yatera umusozi ndawutereye byibuze wawuterera ntugire hejuru ko wagerageje niko nsobanura ubuzima ariko kare hari umuntu benshi hanze yavuze ku bintu bijyanye n'ukabanga nzatubwira ko ibyo bintu ariko shyiraho kubera ko mugiye gushyiraho bifite isano abantu badapfa bitwa reka twere kwita moto ko imoto bakabahari ari physical tumuzi so then the spirit of being atubwiye twakumvira ejo wacu bifata isura rero dusobanura uburyo ugiye gufata ubuzima n'ibitotsi hari parti imwe tuzi yani tutazi hari nizera ko iyo ugiye gufata ubuzima nk'aho ari ibisiyo tuba turiho runaka y'ubikorwa kugufasha yita ku bwacu cyangwa kubw'abandi bantu no kwishyura rusange ariko contribution tugomba gutanga nyine kuri iyi system yubatse uburyo njye mbyumva ariko ntabwo ari bifabo bivuze ngo nta buzima bwawe ari bugufi gutya ahubwo njyewe urabona na Fab nawe yadushenga icyo atekereza ko iyo myaka ikindi ntabwo nyine like
ugiye kureba iremwa ry'umuntu and then ukareba anatomy ntabwo wumva nyine icyo kintu gifitiye tekinoloji gifite bya nyine byagiye tekinoloji y'umuntu irusha Ouija board, candle flames, liquid, laid water in the grass. I drop words of ordinary talk to communicate with the spirits, signs, letters, numbers. I celebrate life by breaking this as a doorway of my eternal existence. I know the fear of ghosts has been perpetuated by stories in the books and the horror movie scenes inside your head. Ghosts, they are people too. So very cool. Fear of ghosts has been perpetuated by stories in the books and the horror movie scenes inside. ntabwo bikwiye kubatinya ngiye kuba ni kwese twagera hepfo y'abagore ku mazi imagine twese twagiyeyo twagera ko ntabwo twagiye ibaze iyo wenda kuko twari turi kuganira na EBC hamwe ngo ibaze noneho anyeka Karisimbi ngo ibaze ngo noneho ngo irutse ngo twese twahita tugenda then ino poem nanditse navuye muri ibintu bisanzwe ku byo kwandika urukundo amaganya sinandikira nature so nahise ni poem yitwa so many poets crying so many poets crying so ni nyamgo so many poets natuza mu ryo muka crying let's go so many poets crying, so much tears falling, so the ink will be drying, but the tongue and the mouth won't stop shouting, cause what's on the mouth burns more than bitter black paper. So many poets crying, so many poets crying, but if you understand their calling, expect the tornado to be the warning, and the next morning epidemics will be outbreaking. So many poets crying, so many trees falling, so the sky will be holding no blessing but acidic clouds, and yes, the end will be coming. And so many poets crying, so many fishes dying, so the sea color is changing and the plastic continent never stop expanding. So you keep asking the causes of all these floodings. Maybe nature is revolting or trying to give us a warning of what's belong to ours. So many poets, this black vital soul is going, the swamps never keeps drawing, and diseases never stop increasing. In the nick of time, life will be perishing. So many poets, but every 7 minutes especially is extincting, but the virus keeps spreading, droughts will keep conquering. So many poets about the unstoppable hurricanes and the ending beekeeping, cause the tragedy of over-pesticizing, and surely in 4 years without bees, life will be perishing. So many poets, so many poets writing, so many poets trying, so many poets crying. So many poets crying. Sure, I think if tao bihuriye na cya kibazo mwatubajije why to start with dear God or dear life. Numva I think igisubizo kiraho. They are crying about life. Why these things mugutekereza they are crying dear life, why this, dear God, why this. So many poets crying. twari tubiganira na Sharon nyine ndi umuntu utagira Imana sibyo noneho nyine muri type y'abantu bazimana ibintu byose urumva ukuntu nizera ibintu nyine nibijye kubashinga nanjye impamvu nyine ntabibaza najye nangiza ngo dear God ngiye kubibaza ntabwo akurikizwa ibisubizo inako ibibazo ashobora gukurikiraho ibindi bintu ariko yanangize dear God nta kibazo cyagira urumva hari ibintu byo kubibwira umunsi wagenda gutya mungu wawe yishimye Eza nagunze igikuta ndabizi hari ikintu cyakomeretse ufite imbaraga zo kuruta minukse yifuzagiye bigaranye n'impamvu ntabwo gusengera mu ruhande nzi neza ko abantu bashobora gusenga ngo niba nawe n'umuntu wambaye ubusa nyine iyo ugiye gusengera ati ya muntu we nayo yambaye Eza ibyo byose byankomerekeje buriyo bumwe cyangwa ubundi ariko wowe nyine muri restaurant ni n'ibyo jambo ryo nyine kuko ngewe nizera ko abantu bose bakomeretse ariko impamvu nyine nahagaritse kuyibaza ko nanjye mbere mu bibazo hari itegeko rya gatatu rya Newton riravuga ngo buri gikorwa cyose nyine kigira impact yacyo consequence yacyo sibyo
nizera ndashidikanya ko iyo nta information mfite nkagira ibintu nkora nyine hari identification ivuga ngo ntabwo ufite information zihagije zo gukora ibintu and then sometimes zirahatinga ntabwo najya imbere y'Imana ngo nyibwire ngo kuki ngo ntari mfite information kandi tuzi zose zirahari niyo kwisi sibyo ahubwo nyine ndabibwira ngo kuba ntarindi muri iyi position byankiza akanya na nubwo nzi neza ngiye gushakisha uburyo nduze kuhava ntabwo nzi neza n'uburyo nzahava sibyo kandi iyo ta ndi buze gukoresha yaza kunkomeretsa so make sure kuri kumwe nanjye ugende restaurant nyine numva yo irahari nk'umuntu nk'Imana iri buze kumfasha iri buze kundinda nyine kugwa mu birenze ibyo nshobora kwihangana hari amavasizi amwe n'amwe avuga nyine yuko umuntu ageragezwa ibintu biri muri abiteye sibyo kuko utabishoboye barasinzira kandi ntabwo tuye dusinzira turi muri ibyo bintu dukomeza nyine kubaho sometimes barabwirirwa ukihangana ukaziyanga ubuzima so rero nge byabaye nyine byambereye ikintu gituma buri kintu cyose kimbayeho ndavuga ati action yanjye muri iki kintu ngiye sibyo nza kugera no ku kigero nsanga hari n'ibingeraho nta action nafashe icyo gihe rero niho hambereye challenge ntangira kwibaza kubera iki nza gusanga Imana yo mu muntu mu byo tubwirwa n'amateka n'ibitabo by'ubukamana n'ibindi yabonye ko umuntu akwiye kuba wenyine iriya concept yo kuvuga ngo umuntu ntabwo akwiye kuba wenyine ntabwo ari umugabo n'umugore nyine ntabwo naho ngaho ngengera nkavuga ati ABC niba turi kumwe niba ari gusucceeding man nkwiye gucelebrating iyo ntsinzi kubera ko uyu nyine ni urugingo rwanjye namara yanjye na bimwe Adamu yatomuye Eva urumva ngahita ntajya kuba ati uriya rero niba ari gusafaringa so impact y'ibyo ari gucamo ishobora kungarukira nanjye sibyo ari byo nyine mvuga ngo ari ntabwo kuba wenyine twe twabigarukirizaga atari nane natekereza ibyo bintu njye narahageze nanjye kuba ati nyine niba Imana yaravuze ko umuntu akwiye kuba wenyine ntabwo bivuze twese dukomeza gushakira byaba nyine biri cheap ko ni ibintu bitoya babiri usanga nyine twese turagenda muri universe usanga niba utemye igiti cyari kikwegereye urumva kikurinda ko umuyaga winjira mu nzu so consequence no kumuyaga winjira kubera action yofashe sibyo make sure ko ujye gushaka amakuru y'abandi batemye ibiti umuyaga ukinjira mu nzu ukareba uburyo babikirina sibyo ariko mu gihe umuyaga ukiri kwinjira mu nzu sibyo hari Imana sibyo ifite ubushobozi bwo kurestaringa like spirit yawe nyine ntukomereze ku kigero like nyine niyo hari ibibazo umuntu abaza Imana nkuga ati yagize gift yabaye nyine nyabyaha ati kandi kamere yayo ni hori ntabwo nyine yanduye like iyo uri kwibaza ngo kuki Imana ngo nshonje ngo kandi ngo abandi bari urumva uyishyize muri position yo n'ibyo Adamu yakoze Adamu yabwiye Imana arabwira ngo wa mugore wampaye ngo niyo wamugabujyashye kandi action ye we yahiyeho nyine umugore yaraje ni urukundo rwabyo n'ibiki aryoho no yibuka kandi ngo rero niko nyine tubisoma ibyo ngibyo bitambuga ati niba uyu muntu ari ku kigero kwemera action ze na impact zabyo atabyemera what's next gukura biraza kuva he ko wagakwiye kubura umuntu wemera ngo nakoze iki kintu kinzanira ibi ariko hari icyo nabaye muri iyo process sibyo noneho ko hari icyo nabaye ndaza kuba held gute nyuma ndomoka gute sibyo no kubera ko yifite ubushobozi rero bwo koma ibimazemo n'igihe kuko nyine niyo mpamvu najya nyigiraga insingero ndabizi ifite ubushobozi bwo komora buriya twebwe turagerageza ko nyine ngo ufite ibimana nawe ufite ibimana turagerageza ariko rero none ufite experience y'ubuzima bwawe urumva njyewe ndi kwibwira ngo ikintu muzoma ufite ubushobozi bwo komora urumva nyumura sibyo ariko nabanye nyibaza ngo kubera iki gikorwa cyanjye cyambabaje ni ibyanjye urumva ni ibyabakoze so nyine iryo tegeko nkimara kuryiga nyine naravuga ati niba ko umuntu ari akazi umuntu akamutuka ikintu gikurikiraho nuko nyine njye nakora akazi bantu ikintu gikurikiraho nuko mwitwaraho mwikoro ngo wantutse cyangwa ni ngomba kubanza gukonsirita njye ibyo nakoze nkanakira izo
feedback zavuye mu byo naho ngaho rero nagize na mbere tujye Imana kamere zayo n'icyo iri just niye kuri bibyo ngiye ko ihore ntabwo ari just ngo mvuge ngo abantu bamwingiza niyo mpamvu nemera ibintu byo gutwika ntabwo nemera ngo Imana izatwika abantu cyangwa ngo bari ngo zagira bitazima ntabwo mba mbyumva kuko ndabose umuntu arazira yuko yarakaye mukiriza umunsi ko murabizi nko kubemera Bibiliya bivuga yuko nyine iyo wirije umunsi bimeze nko kwica niko urakaye Yesu yavuze nyine yaravuze ngo iyo wirije umunsi urakaye izuba rikarenga sibyo urakariye mugenzi wawe nyine nko kwica byose yaravugaga ngo amategeko ngo ya Mose avuga ibi ariko ndavuga n'urusteri ku mukobwa ukamwifuza ugasanga n'umutima ibintu ariko ibyo bintu ni ibintu babyaza nibwo mbona umukobwa nyine ndamwifuza nta gitangaza kirimo ku Mana urumva ni nako yandemye njyewe ndakuvuga ngo ntihari igihe ibyo bibazo umuntu abaza Imana atabaye umunebwe urumva akaba concentré yibaza ahantu ibintu byavuye nta gihe ibyo bibazo ashobora kuba ari we ushobora kubibonera igisubizo wenda impact zabyo ko zo zaje none ugasaba Imana ngo mfasha nyine nge nongere nsubire muri position yanjye nk'iyo no position ngomba gukoreramo. Don't panic, Dad. I won't mention the word depression again. Don't shed tears, my mother. From now on, I will hide my emotional wounds and I won't spell the word OCD again. Don't consume your precious time, dear counselor, by recommending me thousands and thousands of different mindful exercises because I just mended with anxieties. Dear colleague, don't mind about my bipolar episodes and my stupid phobias. Let's just take selfies and I will be okay, maybe. The society was right. I shall be on diet or do plastic surgery because I'm ashamed of this shape of my belly. Blame on me for being the villain who can't fight insomnias. I deserve isolation because my stupid story breaks people's joy. I can now accept that the sun will never shine. I admit that these storms that move around my hypothalamus will never cease. Who am I to cry with small wounds while I have multiple clients with broken souls? Don't worry, my dearest followers. I will hide my pain. I'm only going to flood you with the fake life because the time I try to be me, I receive critics and curses. And don't actually see the reason of spending coins on the antidepressants because the case called bipolar doesn't want to leave my brain. Benshi babyita guhinda ariko ni inkuru y'agahinda namaho ngo inseko ni gishire gikongora umunezero iyi nkongi ziri mwotsi sinza aho mera muruza rubanda ndatinya kwitwa umwana murizi so fumbati inkota kubugi. Let me tell you the reason why I hide it. When I try to talk about it murambwira ngo mumazi birashira. When I try to write about it munyitwa Musanze. When I try to create awareness munyita nienda bizi. When I try to express my pain, them say Ugurahari, so I shut my mouth up. Thank you. I can't pass unless I break the whole world. I can't fly unless I let myself fall. I can't lie to my eyes unless I call myself tall. My name is ABC Poet. A, the Apocalypse. Getto Poetry. Ndabashimiye byari byiza nyine kubana namwe umunsi wose byari byiza cyane ni umugisha wiyongereye mu yindi so ngiye ijambo ahantu hose nsuye yabagarira cyangwa iki njya nsiga nanditse n'irimo ni ijambo rwo yanditse aravuze nyine mu rukundo ni imiti urwamba n'ubusa wenda ngo barabizi wenda kubabwira iyo utekereje mu rwango uriroga kuko n'ubundi still umuntu uri kwanga ecosystem ukuntu yubatse nyine nimba mwamufite cya kintu twaganiriye ni umuntu uzakugira impact sibyo niyo mpamvu ufite kwambakana nyine ibintu barwa bituma mugira amakonfi mukagera nyine mukicara kuri cyo mukabimuza kuko ni ataba urukundo nyine iki kintu ntabwo bizarwana kuko ni uburozi kandi twumvishe ukuntu nyine byanditse uburozi ndumva rero dufite kurwana n'ibyo kigero ubwo buzima nyine bw'urukundo ruba umuti usanga nyine kugenda rukombora ibintu bitangira kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi.
byari byiza byo kabisa ko nkaduha experience twagiye ahantu harya cya kiyaga cyitwa Mpenge. Byari byiza ko n'umunsi twasipendinze natwe Musanze twumva experience yabo. Sindi ujye kure cyane nishimye ibindi byo uretse kuba wenda nabikoranye n'abandi bantu benshi tudasanzwe tumenyeranye kujyana abantu nk'aho ngaho nayo ni experience kujyana usanzwe ujyanye bigasanzwe no kujyana n'abandi bantu batandukanye biba biri different. Ikindi nishimiye guhura n'abartiste iyo muri n'umartiste hari nk'indi nshinga bafungura mu mutwe wanjye hari indi perspective nabona birashoboka. Hari igihe wenda ntabwo mbizi kuko iyo ndi gukora art jya iranyobora iyo ndi gukora ibintu numva ushaka gukora ibintu nk'ubwo buryo ntuzi impamvu wese nk'ubwo buryo kumva bigomba kujyamo ahari wenda namwe muzanefectinga mu bundi buryo n'ibindi bintu bigiye kuvuka bishyashya wenda nigiye hano nishimye izi experience nziza. Poetry ndayikunda nayabwiye rero I enjoy it guys. Asante guys. murakoze nanjye nishimiye kubona umunsi wabaye numvise poems zanyu hari uburyo zatumye ntekereza ibyo natekerezaga which is very good. Ikindi nishimiye kubona abantu bari passionate mu bintu bakora kuko ushobora kuba uri passionate muri poetry ndi passionate mu bindi bintu ariko ntareba imbaraga uri gukoresha kugira ngo ibintu ukunda wenda bibe alive cyangwa se bibe in action bikaba inspiration nanjye ibintu byanjye ntuze byamunanye bipushinga. So urukundo rw'ibyo mufite mukomeze one time kabisa muzabona ko ibyo muri gukora kabisa biri gutanga off cyane meme na comments wabona kuri Facebook zizababwira ko ibintu muri gukora ari ibintu nk'uyo bifite abantu b'ibintu so muri gukora ni ibintu binini cyane. So keep it up, keep loving what you do. It's very good. It will change people.